Reka mbasuhuze kandi nongere mbifurize amahoro y'Imana mwebwe mudahwema kutwereka ko mudukunda bakunzi b'Icyambo TV. Aha duherereye ni mu murenge wa Kanombe mu kagari ka Rubirizi, hafi aho mu mudugudu wa Beninka nimba ntibeshye ku mudugudu. Twari twaje mu gikorwa cyabaye cy'umusore witwa Kapo wafunguye salo. Ndavuga ngo ni salo nziza cyane kandi ni salo iri ku rundi rwego, navuga ngo ruhambaye. Banyarwanda banyarwandakazi, bahanzi n'abandi bose, ndavuga ngo ni byiza ko tugira urubyiruko rufite imishinga yagutse, rufite ibikorwa byiza. Iyi salo rero yafunguye itariki ya none ya 14 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2025. Navuga ngo ni salo uramutse ushaka kuyigana, batumurikiye amamashini bakoresha, ni amamashini meza ya Sanfili, amamashini ubona afite, navuga ngo ni imashini nziza. Usibye n'icyo, batugaragarije abakozi bazajya bakora muri iyo salo, ndetse banadutangariza izina ritanavuzweho rumwe. Bamwe bati si salo bita Kiryo, ubwo si ibintu by'imyiryo, ariko nk'uko bakomeje kubitubwira baratubwira ati ni izina twatekereje dusanga tugomba kugira izina abandi bantu badafite, none ni ngombwa ko tugira izina abandi bantu batigeze bagira, bahita rero bayita Akiryo salon. Ndavuga ngo ni salo rero nziza. Byatangiye nko mu ma saa 2 nk'uko byari biteganyijwe kuri gahunda zabo bari babiteguye. Ni na byiza ko namwe bantu mwifuza kugira ngo tubamamarize, tutume ibyanyu byose bijya ahagaragara, ni byiza ko mwatugana. Nimero yacu ibiri ku kiganiro ni 0786163123. ushobora kuba wafunguye igikorwa gishyashya wifuza ko tugufasha kugira ngo kigere kuri benshi. Iyo uduhamagaye turagufasha, kandi twese ni ubufatanye, ntabwo ari bya bintu byo kugira ngo turaguca amafaranga menshi ngo turagira. Ni ukuvuga ngo rero iyo utwegereye turaganira bikagenda neza. Nk'uko uyu musore yafunguye salo, yafungura salo akatubwira ati nimuze dufatikanye nk'Icyambo TV, twaje turabikora kandi bigenda neza. Navuga ngo icyo nari mbivugiye nuko nari mbivuze ngo nawe nimba wifuza kwamamaza, ukaba wifuza ko hari abantu bajya bareba ngo kamanzi ndebe subscribe ngo ndebe ngo byakurikirwa n'abantu bangana iki, ushobora gusanga ibyawe biri buze gukurikiranwa mu gihe natwe twabigizemo uruhare, hari ibyacu bikihuta ndetse n'ibikorwa byawe nabyo bikagenda neza. Rero ndabashimiye, babwira ngo nimugane muri Kapo, ni salo ya Kapo, ariko izina ryayo ni Akiryo salon. Mbibutsa ko nimero yiwe cyangwa se nimero yabo ushaka kubukinga ari 0793111105, 0793111105, ukamuhamagara akagufasha. Nawe niba wifuza kugira ngo tugufashe, tubwire, tuzabikora tugamije kugira ngo byose bigende neza. Ndabashimira bakunze Icyambo TV, mbibutsa niba utarakora subscribe, bikorere kugira ngo tujye tubana, ibiganiro byacu bya buri munsi bikugereho kandi bikugerereho ku gihe. Ndabashimiye rero, kandi mbere y'uko ngenda ntabwo nagenda ntanababwiye ko ari byiza ko ikiganiro nimba cyakuryoheye ugisangiza bagenzi bawe. Mbabwira ngo salo nanone itunganya imisatsi y'abadamu ni imwe, ni Aneth Salon. Aneth Salon iherereye mu murenge wa Kanombe, nayo hafi aho ngaho ku Mucyo munsi ya sitasiyo ya MTN bafunze. Ni salo nziza, nimba wifuza kugira ngo utunganye imisatsi yigane, uzarushaho kunezerwa. Ndabashimiye rero, mugire amahoro.